Shalom bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuje mwebwe mwese abadukurikira mwiza kuri twaremewe imirimo myiza TV, aho muherereye hose mu mpande enye zose z'isi. Umwami Yesu nabaduhera umugisha. Turagarutse ngo twongere tuganire kandi kuri rya jambo ry'Imana, ya topic niyo tukiriho turacyayikomeje, bivuga ngo ba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe, ba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Imana y'amahoro baduhere umugisha. Tubonereho kandi kubasaba kugira ngo mujye mudufasha gusangiza inshuti zanyu tutari twamenya mwebwe mwamenye ubu butumwa bwiza. Wakanda subscribe, wakanda share kandi wakora comment kugira ngo tujye tubana buri munsi mu nyigisho zose dutambutsa buri munsi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu munsi turagarutse muri iyo topic tumaze kuvuga haruguru, ariko mu gashami kayo kavuga ngo icyitegererezo cyacu ninde. Icyitegererezo cyacu ninde? Ninde twigiraho kuba icyitegererezo? Ninde twigiraho ingeso nziza? Ese tuzivomahe? Imana y'amahoro ibagirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice ni icya mbere. Turahera ku murongo wa 3 turakomeza tugeze ku murongo wa 7. Imana y'amahoro ibagirire neza. Iyo dusomye ku murongo wa 3, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ijambo rivuga ku murongo wa 4 ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyasezeranyijwe by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Hanyuma murongo wa 5, ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya Imana, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma ritubwiye amagambo akomeye. Iyo urebye neza ku murongo wa 2, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Umwami wacu Yesu Kristo niwe waduhamagaye, aduhamagarishije ingeso ze nziza. Bivuga ngo icyitegererezo cyacu ni Yesu Kristo. Ijambo ryabitubwiye ku murongo wa 3 ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Uwaduhamagarishije ubwiza bwe ninde? Ni Kristo. Bibiliya iravuga ngo twebwe twari abanyabyaha ndetse turi abo kurimbuka, ndetse ngo Bibiliya ikongera ikavuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Ariko Bibiliya ikongera ikavuga kandi ngo utigeze kumenya icyaha, vuga ngo yari umukiranutsi yambaye ubwiza, Imana yamuhinduye icyaha kubera twebwe, aratuguranira, afata ububi bwacu aduhereza ubwiza bwe. Bivuge ngo twari dutsinzwe n'urubanza, we yatsinze, afata intsinzi ye aratuguranira, araduhereza intsinzi ye, atwara gutsindwa kwacu. Vuga ngo niwe waduhamagarishije ubwiza bwe. Ubwo bwiza bwe nibwo bwaduhaye gutambuka.
biduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana, kuko twari duciriweho iteka. Izi ngeso ze rero nziza yaduhamagarishije nizo natwe tugomba kugenderamo. Ninde waduhamagarishije ingeso nziza? Ni Yesu Kristo. Mwene data uri kunyumva, mwene data uzakurikirira ijambo, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo wihamagaye, ahubwo wahamagariwe, uhamagarishijwe ubwiza bwa Kristo, kuko nta nubwo Imana yari kukwemera iyo Yesu atahaba. Ubwiza bwa Kristo nibwo bwatumye Imana ikwemera, kuko iyo ikurebeye mu bwiza bwa Kristo irakwemera. Iramutse ikurebeye muri kavukire yawe ntiyakwemera. Niyo mpamvu dusabwa guhindura ingeso zacu za kera zigapfa, zamara gupfa tukaba mu ngeso za Kristo. Izi ngeso za Kristo niziba muri twebwe, bizatuma duhishurirwa, dusobanukirwe uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ingeso nziza tuzivoma muri nde? Muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo hari ahandi wazikuye, uzaba ubeshye. Ushobora kugira imico myiza ikaguhesha kuba imfura, ariko ingeso nziza tuzikura muri Kristo Yesu. Na niyo mpamvu nakubwira ngo ukeneye gukora ibishoboka byose ugahinduka, ukaba ingeso za Kristo, ugakorera muri zo, ukagendera muri zo, kugira ngo abantu bazituvomemo. Ijambo ry'Imana ryamanutse riratubwira ku murongo waho wa 5, aravuga ngo ibyo rero by'izo ngeso nziza, twari dusimbutse umurongo wa 4, aravuga ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyasezeranyijwe by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Kamere y'Imana ni nziza. Gufatanya na kamere y'Imana. Imana ntabwo igira kamere mbi, igira kamere nziza. Nawe ugomba kugira kamere nziza. Kamere y'ubusatani na kamere y'icyaha igapfa mu buzima bwawe, yamara gupfa ukakira kamere y'Imana, kuko uriho kubera Imana. Ibyo ugeraho byose ni ukubera Imana, ibyo ukora byose ni ukubera Imana. Hanyuma y'ibyo rero ugomba kugira kamere y'Imana. Bibiliya irongeye iravuze ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Kamere mbi y'umuntu yinjijwe mu muntu no kwifuza. Icyo bivuze ni iki? Niba kamere mbi yarinjijwe mu muntu no kwifuza, kamere nziza ikinjizwa mu muntu n'ubwiza bwa Kristo, turasabwa kuba muri Kristo Yesu, tukabera icyitegerereza abandi. Niba warakiriye Yesu Kristo, hinduka ube icyitegererezo cya Kristo. Abantu bamenye Kristo bikunyuzemo, abantu bamenye Yesu bikunyuzemo. Ntabwo uzigera na rimwe uhinduza abantu ibyo wibwiye n'ibyo wiyumviriye, ahubwo uzahinduza abantu kamere wakuye muri Kristo Yesu, ubiheshejwe n'ubwiza bwa Yesu yaguhamagarishije. Izo ngeso nziza zo muri Kristo Yesu aba arizo ziguhindura. Bibiliya hari icyo yavuze hasi ku murongo wa 5, yavuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ugira umwete wose. Niba warizeye Yesu Kristo, kwizera kwawe, haleluya, ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Hari ikibazo kiri mu bakristo barimwo birengagije iki kimenyetso cyo guteranyaho. Birirwa mu magambo bavuga ngo twebwe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, turamwizera, ibyo birahagije. Warakiriye Yesu Kristo, aguhindura kuba umwana w'Imana. Ariko iyo umuntu amaze kuba umwana w'Imana, agomba kuba umukozi wo mu rugo kwa se, agakora ibyo kwa se, agatunganya ibyo kwa se, agakora neza ibyo mu rugo kwa se. Aha niho Petero yandikiye aba bantu bameze batya, arangije arababwira ngo kwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza. Ukeneye kugira ingeso nziza wa muntu, uyu munsi ugaragaza ingeso nziza aho uri bunyure hose. Uyu munsi ugaragaza ingeso nziza mu byo uri bukore byose. Uyu munsi ugaragaza ingeso nziza aho uri buhagarare, aho uri bukorere, ibyo uri bubemo byose ugaragaza ingeso nziza. Izo ngeso nziza ziva he? Tuzivoma muri Kristo Yesu, kuko Yesu niwe cyitegererezo cyacu, niko twavuze. Ijambo niko ryatubwiye ngo Yesu Kristo niwe waduhamagarishije ingeso ze nziza.
niba Yesu Kristo yaraguhamagarishije ingeso ze nziza, urakwiriye gukora ibishoboka byose izo ngeso ze nziza ukazigaragaza no hanze, kugira ngo abantu bamenye ubwiza bwo muri Yesu, abantu bamenye uburyohe buba muri Yesu, abantu bamenye ingeso ziva muri Yesu, bazikumenyeyeho. Ubikitegererezo wa musore we, ubikitegererezo wa mupapa we, ubikitegererezo wa mugore we, ubikitegererezo wa mukobwa we, aho ugenda hose uhinduke icyitegererezo cyiza. Imana y'amahoro ibagirire neza cyane. Murongo wavuze ngo hanyuma yuko kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza nazo muzongereho kumenya. Kumenya, ukeneye kumenya. Ageze hepfo arongera avuga ngo kumenya mukongereho kwirinda. Hari ikibazo gikomeye, abantu ntago barimo kwirinda. Niba izo ngeso nziza warahindutse ukajya mu ngeso nziza, harageze kugira ngo izo ngeso nziza wakuye muri Kristo Yesu uzirinde. Uko kwizera wize Yesu Kristo ukurinde. Niwijandike, niwishushanye ngo use n'abiki gihe batigeze bahindurwa na Kristo. Kandi niba utarahindurwa na Kristo, nawe unyumva uri gukurikiranira ijambo, wizere Yesu Kristo, kuko muri Yesu niho hari ubuzima, muri Yesu niho hari amahoro, muri Yesu niho hari ibyishimo, muri Yesu niho hari kugubwa neza, muri Yesu niho hari ibyiringiro by'ibihe bya none n'ibihe bizaza. Mwisi hari ibyiza ariko bishira, muri Yesu niho hari ibyiza byuzuye. Ukeneye kujya muri Yesu, wowe uri kunyumva utarakira Kristo, kugira ngo umwinjiremo n'abakubemo, hanyuma ingeso nziza ziwe zikugaragaremo, nawe uhindukira abandi icyitegererezo. Imana yacu nishimwe cyane. Hepfo ijambo ryavuze ngo kwirinda mukongereho kwihangana. Ndatangaye cyane. Wowe uri munyumva ugerageza kwirinda, yego, ariko shaka no kwihangana. Yesu Kristo yihanganiye urupfu rwo ku musaraba, yihanganira kurengana, kandi twasanze ari we tuvomamo icyitegererezo, ari we cyitegererezo cyacu. Yesu Kristo yihanganiye gusuzugurwa, Yesu Kristo yihanganiye imibabaro, Yesu Kristo yihanganiye amakuba, Yesu Kristo yihanganiye akaga, kandi atacumuye. Ibyiza nuko nawe wagaragaza ingeso nziza zo muri Kristo Yesu, kugira ngo ugaragare uri icyitegererezo cyiza mu bandi. Hagira umuntu ukwigiraho, hagira umuntu ugira icyo akuvomamo, cyamufasha, cyatuma amenya Kristo, cyatuma abana na Yesu, cyatuma akora ibishimwa byo muri Kristo Yesu, ariko ari wowe umubereye umwigisha, akwigiyeho, kandi atari ngombwa kuvuze, ahubwo ingeso zawe n'imyitwarire yawe bitume abantu bahinduka. Wowe wakiriye Kristo, uravuga ibyo ubonye, urakora ibyo ubonye, ntiwirinda, usa naho ugeze, ntabwo wihangana. Ngo Bibiliya yongereyeho iravuga ngo kwihangana mukongereho kubaha Imana. Gerageze ufate kwihangana ukongereho kubaha Imana. Ukeneye kubaha Imana, Bibiliya yavuze ngo kubaha Imana ukongereho gukunda bene data. Haleluya. Ugerageze gukunda bene data. Izo ngizo aba arizo zikubera ingeso. Izo ngeso nizo dukeneye. Ukeneye kwinjira mu kwirinda, ukeneye kwinjira mu kwihangana, ukeneye kwinjira mu gukunda bene data, ukeneye kwinjira mu kumenya, ukeneye kwinjira nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ryarangije ritubwira ngo gukunda bene data mu byongereho urukundo. Aya magambo tuzayagarukaho, tuzagenda tugarukaho. Kubera iki tugomba kwirinda? Kubera iki tugomba kwihangana? Kubera iki tugomba gukunda bene data? Kubera iki tugomba kugira urukundo? Bibiliya iravuga ngo Imana ni urukundo, umuntu udakunda ntabwo azi Imana. Rero ubeshye ngo uzi Imana kandi udakunda bene data, nta rukundo ugira, uri umubeshyi, uri umunyabinyoma.
menye ko Yesu Kristo ari we cyitegererezo cyacu. Niwe waduhamagarishije ingeso ze nziza, izo ngeso ze nziza yaduhamagarishije natwe tuzihamagarisha abandi kugira ngo tubabere ab'umumaro mu gihe cyacu. Mana y'amahoro bagirire neza. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Turamenye ko Yesu Kristo ari we waduhamagarishije ingeso ze nziza. Reka ingeso ze nziza Yesu Kristo yaduhamagarishije natwe tuzihamagarisha abandi kugira ngo baronke ibyiza natwe twavomye muri Kristo Yesu. Geretse kuri ibyo Mana, uhereze umuntu wese wumvira ijambo wizeye umwami Yesu Kristo, kwizera kwe akongereho ingeso nziza. Ingeso nziza azongereho kumenya akongereho kwihangana akongereho kwirinda abyongereho gukunda bene data abyongereho urukundo, kugira ngo dusoze gukiranuka nk'uko bikwiriye. Mwami, turagushimiye ko ugiye kutubashisha, kandi umuntu wese wumvira ijambo umusukemo umutima n'ishyaka n'umuhate byo kuryumvisha abandi, kugira ngo uyu munsi afatikanye nanjye kubwiriza benshi ubutumwa bwiza. Urakoze kubyumvise, kandi urakoze kugiye kubikora. Sabye Imana Data nizeye, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwene data unyumva urimo gukurikiranira ijambo, ndagira ngo ngusabe uyu munsi ntukubere umunsi w'imfabusa, ahubwo ingeso nziza wavomye muri Kristo Yesu Kristo yaguhamagarishije, nawe abarizo uhamagarisha abandi. Mana y'amahoro bagirire neza, amen.